bamaze kubiteganya gutyo batangiye kubikora bahera kuri paruwasi ya Nemba muri diocese ya Ruhengeri batangira ku itariki 24 z'ukwa 11 1959 ni ukuvuga nyuma y'iminsi 7 bamaze kugena program yuko bigomba gukorwa nyuma y'iminsi 7 batangira kubishyira mu bikorwa. Impunzi za mbere uko raporo z'ababirigizi byerekana zageze i Nyamatari 433 zivuye i Nemba bakavuga ko iza nyuma zahageze ku itariki 4 Mutarama 1960. Mu kubazana birumvikana nabivuze bazanye nyine bari kuri za paruwasi ariko nabo bashyize mu bindi bigo nko mu Ruhengeri hari aho bita kuropirwa bahashyize kando transit babakusanyirizamo none bakabapakiza amakamyo babazana abandi bakabajyana mu Shiha ni Bugande. Ibyo noneho nibigiye mu binyamakuru bya leta imvaho nimero 28 yo kuri 30 Kuboza 1961 yarabyanditse iyo yerekana ko muri 1961 i Nyamata hari hamaze kugera impunzi z'abatutsi 10,307 naho Kibungo hageze 2,838. Iyi rero yari processus ya genocide, process yari inzira yayo. Impunzi rero zasigaye aho hantu nazo zahagira ibibazo zasigaye zitoherejwe mu Bugesera cyangwa se mu bindi bice. Zakoreye ibintu bibiri. Babategetse kuvuga Ababirigi babategetse gushaka aho bajya. Cyo ni kimwe. Icya kabiri Ababirigi bategeka za komine inama za komine kujya ziterana zikemeza uwo bemerera kugaruka mu mitungo ye mu bye. Nta muntu rero washoboraga kwibwira ngo asubiye aho yari atuye izi nama za komine zitabyemeye. Inama za komine zaricaraga zikemeza kandi inama za komine zabaga zigizwe n'abaturage. Iyo rero babaga baramaze kwigabiza imitungo yawe bangaga kukwakira bakavuga ko waciwe byiswe gutyo bati kanaka yaciwe we ntabwo ashobora kugaruka ahangaha. Uwo waciwe yaburaga uko abigenza bakanamutegeka no kuva kuri paruwasi agashaka iyajya akomongana. Haje rero ikintu kibi cyane ikintu bise cyiswe umusangiro. Abakuru bagomba kuba babizi. Umusangiro waturutse ku abo batutsi babaga baciwe bangiye gusubira mu byabo. Uwabaga afite inka Abahutu bamwemereraga yuko ashobora kuba yaza agasubira mu matongo ye akabaha za nka bakazibaga bakanenga urwagwa ariko ruvuye mu myaka ye bagasangira. Naho uzi n'umusangiro byavuye wabaga bifite yarabibahaga bakabibaga bakabisangira bigasa nkaho bamubabariye bamugaruye mu mutungo we. Utabifite yarohohaga rwose akangara. Uwo musangiro warakozwe za Gitarama, Gikongoro, Ruhengeri hose ni ibintu bizwi ibyo ngibyo. Abatutsi rero basigaye hirya no hino batazanywe ahandi bakijijwe n'uyu musangiro wari umukene kamubayeho. Ishyaka rya Inari ryakomeje gusaba yuko ibyo bintu bihinduka ko impunzi zisubizwa iwazo bagahanyanyaza bakajya no muri Loni kubivuga mu myaka ya 60 ariko bikaba imfabusa. Ibyo rero bimaze kuba noneho leta ni mpamvu nabwiye ko mu bifate rwose genocide ni gahunda ni politiki. Abatutsi bamaze kugezwa aho leta yabaciriye noneho hagiyeho amabwiriza n'amategeko agena ya mitungo yabo. Habanza amabwiriza yaho abacamanza. Abacamanza bahawe amabwiriza na minisitiri wari ubashinzwe Anastase Makuza ku itariki 8 z'ukwa gatandatu 1961. Amabwiriza yanditse agena uko ibibazo bizajya bigezwa mu nkiko birebana n'imitungo bizajya bikemurwa. Akababwira iki dore uko byanditse. Amasambu yatanzwe n'abategetsi bagateganyo
n'aba burugumesitiri n'inama za komine agahabwa abandi baturage cyangwa agasubizwa abari barayanyazwe n'abategetsi bagashakabuhake, agomba kugumanwa n'abayahawe n'abategetsi ba demokarasi. Biravuga iki mu by'ukuri? Abo yita abategetsi ba demokarasi ni abategetsi ba parimehutu, abo yita abagashakabuhake ni abatutsi. Ubwo nuvuga ko Minisitiri Anastase Makuza arabwira abacamanza ati umuntu wese ufite isambu ikomoka ku mpunzi z'abatutsi iyo ibayiye, uzazana ikibazo ashaka kuyisubirana urubanza rugomba kumutsinda. Iyo niye, ni abategetsi ba demokarasi bayimuhaye, ntigomba gukorwaho. Urumva umucamanza nta kundi yabigenza, nyine yahawe umurongo na minisitiri wo kwimanza bagomba kuzica. Ariko kwari ukugira ngo bace intege abatutsi we kuzagaruka gusaba amasambu yabo, baba bazanywe hano Nyamata cyangwa bagiye Burundi n'ahandi. Yewe buriya no mu nka za Butare hariya mu Mayaga naho hari abari barahahungiye bagarukaga nko ku Gikongoro na za Save, bakaza kureba ko bakajya mu nkiko gutanga ikirego. Makuza rero amaze kugena ibi ngibi, benshi barabiretse ariko ntibyakemuye ikibazo. Hari abakomeje kujyana ibibazo mu nkiko, inkiko biraberemerera. Bituma rero noneho abaperefe nabo basabwa gushyiraho amabwiriza abwira abaturage uko ibintu bigomba kugenda. Reka mbahe ingero ebyiri. Perefe wa Kibungo, ko Kibungo naho hari ibyo bibazo byinshi. Kibungo hakurya ahangaha witwaga Kamonyo Elia yanditse amabwiriza ku itariki nibaruha ku itariki 22 z'ukwa karindwi 1963 ashingiye kuri aya mabwiriza ya Makuza, ababwira uburyo ibintu by'impunzi bigomba gufatwa. Dore uko yabivuze: Bwana Burugumesitiri, nkurikije ibaruwa yanjye nimero 599 yo ku itariki 20 z'ukwa gatandatu 1963, ndakumenyesha ko kuva icyo gihe kugeza ubu ufite uburenganzira bwose ngo ushobore gutanga imitungo y'impunzi. Kubera iyo mpamvu ngutegetse gutanga ibyo bintu ufatanyije n'abajyanama bo muri komine yawe. Icyitonderwa: ibyo muzatanga byose bigomba gukorerwa inyandiko mvugo, mukabisinyira n'abajyanama bakabisinyira, bikabikwa mu biro bya komine, nanjye mukanyoherereza kopi. Muzatanga ibintu bitasigiwe umuntu bifiteho uruhare, ni ukuvuga niba bitarasizweho umugore we cyangwa umwana we. Muramenye ko umwana w'umukobwa ubirimo kandi afite iby'umugabo we atagomba gutunga ibya se. Perefe Kamonyi arakomeje ati noneho rero ashyizemo imbaraga cyane, ati asoza ati mbategetse gutanga ibyo bintu by'impunzi mukibona uru rwandiko, ni mu bitange mwitinya. Izo mpunzi nizigaruka muzazohereza iwanjye, nishimiye umwete muzabikorana. Nimugerageze mwishyire mu mwanya wa burugumesitiri uhawe ibaruwa iteye ityo na perefe we. Icyo ari bukore ni iki? Arabishyiramo wa mwete nyine. Icyo bakoze rero benshi barabanje ya mitungo barayiha, noneho isigaye bakaba ariyo bagenda bagerageza bakajya bayishyira mu nshuti zabo. Ibyo abaparimehutu baje kubishwanira sindi bubijyemo byaba birebire, ariko imitungo barabanje barayigabanya kuko abategetsi bari bategetse bati nimuyitware kandi mugire vuba kugira ngo impunzi zitazagaruka kuyisaba. Hanyuma haje rero kuba ikibazo, bafashe imitungo no kuvuga amasambu, amazu yari asigaye, noneho inka rero hari abari barazitwaye cyangwa se shenge n'abahutu babagira neza bari barazihamanye bakiziragiriye abatutsi bari inshuti zabo kuko nabo byabayeho. Noneho inka nazo ababurugumesitiri baza kuzitanga, abaziragiye bakishyuza bati muduhe igihembo cy'igihe tuzimaranye. Noneho perefe, ubwo nafashe Kibungo gusa, perefe wari warasimbuye Kamonyo kuko Kamonyo yari yaragiye Cyangugu, witwaga Gatwabuyenge Claudien, yandika uburyo bigomba gukemurwa ku itariki 14 z'ukwa karindwi 1964 ku kibazo cy'inka. Arababwira ati icya mbere, abaragiye inka zikamwa nta gihembo bagomba guhabwa. Ubwo impamvu ni nko kubabwira ati mwihembye amata, mwihembye umukamo. Icya kabiri,
abasigaranye inka zidakamwa bazahembwa igihembo perefe na burugumesitiri bazabagenera. Ubwo ni ukuvuga ko mu gifaransa babyita arbitraire, ni ukuvuga ngo abishyize ku buryo bufunguye, perefe azajya abikora uko abishaka, burugumesitiri abikora uko abishaka. Niba abona hari uwo agomba guha igihembo wenda azakimuha, niba ari uwo atagomba kugiha ntawe azagiha, azatwara za nka birangire. Mwumve iyo mitegekere. Ariko bariho bakandamiza ninde, uwo bikomye ninde, ni umututsi.